Philipita bimeze bite? Nagireka ibintu byose ari mwana ubu kugenda ukaripotinga YouTube channel y'abandi koko umusaza gushaka kumukura ku mugati rero ikigo gigace. Philipita bimeze bite? Nagireka ibintu byose ari mwana ubu kugenda ukaripotinga YouTube channel y'abandi koko umusaza gushaka kumukura ku mugati rero ikigo gigace. Oh yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko mukomeye cyane mwese mukurikira BigTown TV. Ni Albert Yonsaba nk'ibisanzwe kuri BigTown TV tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye mu myidagaduro tugeramo no mu biheho myiza abaturage tuba duhari ijana kurindi. Uno munsi rero nta kindi kinzanye nje kuganira namwe, tuje kuganira mu by'ukuri hari ukuri kw'abantu kutaba kuri hanze, hari ibinyoma cyangwa se akaba hari ukuri tukatwibwira ko ari ibinyoma. Ariko ibyo byose nyine umuntu ni uzi ikintu cyanyacyo ku mutima we. Nimba uri kumvuga ikintu ngemba nzi ikintu uri kumvuga nimba ari cyo cyangwa atari cyo. Ikintu nshaka ko tuganira kuri uno munsi ni saga imaze iminsi iri hanze aha ngaha kubakoresha imbuga nkoranyambaga nyango mujya mubibona ni ku ba YouTubers. Aba YouTubers ntago bimeze neza habe na gatoya. Reka ndeke kwibanda ku bandi benshi cyane, mpere ku muvandimwe wacu Yago ufite TV yitwa Yago TV show, nayo iri online YouTube channel. Yakoraga ibiganiro bigiye bitandukanye, abantu benshi mwagiye mubikunda, abyo yagiye akora bikagira abantu benshi umumaro, n'ibyo yagiye akora nyine yishakira kubona ubuzima bisanzwe nkatwe twese. Byaje kugira gutya mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga ze agenda agaragaza ko channel ye itari kuboneka, channel ye ko hari abantu batifuza ko Yago TV show ikomeza gukora, babafitiye ishyari barayiripotinga ivaho. Urukumva Yago yigeze kujyana ibibazo n'abanyamakuru, harimo ba Sabe, harimo ba Irene, ibintu birajujura ku buryo hari abavuze ko ndetse kugira ngo biyunge polisi yabijemo bakungwa na polisi. Sinzi ibyo bintu byarabayeho, ariko byavuzwe n'abantu ko byagenda kose ndabifite imva n'imvano, bafite impamvu babivuze. Mu gufungwa kwa channel ya Yago TV show rero havuzwe abantu benshi bashyirwa mu majwi, hajya hashyirwa mu majwi ba Irene, hashyirwa mu majwi ba Sabe, hashyirwa mu majwi ba Jade Jondi, ba Jade mwarabonye ukora Iris TV ndetse n'abandi benshi cyane. Byaje kugeraho rero Philipita nawe ari mu bashyizwe ko bagize uruhare mu kuvanwaho kwa Yago TV show. Philipita byagezaho umufana yagiye mu inbox aramwandikira, aramubwira ati jyure ku bugome n'ishyari mutuka n'ibindi bitutsi ntari busubiyeho kuko nararezwe. Philipita rero byaje kumurakaza, aravuga ati ntago ari ubwa mbere nakiriye message nk'iyi ngiyi, byajyaga bibaho ngaceceka. Philipita ajya kuri page ye ya Instagram arandika ngo muvandimwe Yago for real, aramutaginga. Nagira ngo ngusabe ubwize ukuri abanyarwanda, bireke kubateranya n'abandi. Channel yawe iriho ntiyasibwe, ahubwo wahishe content zose ku bushake bwawe. Impamvu zishobora kuba zabiteye it's either wa violating community guidelines za YouTube bagoha strict na probation yo kudapostinga for a given period, kandi wakuyemo content kugira ngo udahabwa izindi strikes, channel igafungwa burundu. Niba ari copyright content or reports z'abantu zaguhesheje strikes, ugahisha content zose ngo badakomeza kuguha izindi, wavuga abantu bari kuripotinga abanyarwanda bakabimenya kuko email za YouTube ziba zisobanutse, zikwereka amazina y'uwabikoze, email ye ndetse n'impamvu yatanze, bityo abantu barava mu rujijo, bareka gukomeza kudutuka badohora ubusa. Maze iminsi nakira message nk'izi gaceceka, ariko byari bimaze kuba too much. Kubiba urwango twese tujye tubyirinda. Nabyumvise? Iyo ni message cyangwa se ni Philipita wanyuze ku rukuta rwa Instagram arandika, yanditse iyo message igira ityo, niyo ya postinze.
mu bagiye bamusubiza nabonyemo Lucky na Negji the General. Lucky yavuze ngo rwose Yago nabwiza abantu kuri. Nabyumvise urukumva iyo saga yo gukurwaho kwa Yago TV show yashyize abantu benshi cyane mu majwi nyine tu bavuga bati kana kabirimo biki nagiye mbona n'abantu muri message bandika ngo Philipita no umunyeshyari, ibintu byinshi cyane, ni ibintu byinshi cyane. Mu by'ukuri ntawe uzi ukuri kw'ibi bintu, ukuri kuri hagati ya Yago uri kumva nabo ngabo wenda bishinza, afite impamvu abibashinza. Yago rero yagize atya muri comment ya Philipita, ahantu abantu bahise bavuga ngo ni Philipita koko wasibye cyangwa se waripotinze channel ya Yago. Yago yaje kugira atyo ajya muri comment ya Philipita, ubwo Philipita yavugaga ibyo bintu cyangwa se yapostingaga ibyo bintu. Yago mu magambo ye yandikiye, sinzi nimba ari gukoresha page ya Instagram, ariko uko byagenda kose niye ndabona atari account ya fake, niye narebye mbona umuntu wayishubije ni Yago ya TV ni Instagram ye nyine turayizi tu. Yasubije Philipita agira ati nta kindi wari kuvuga kuko nawe uzi ukuri, ahubwo urakoze kwigaragaza muri bamwe b'imbere, gake gake murakomeza mwigaragaza nicecekeye, kandi Imana yo ntikora nk'uko mwebwe mukora. Hanyuma ko namwe mwakuriweho kwa uploadinga hafi 2 weeks. Ubwo yabwiraga Philipita ati mwebwe ko mwakuriweho kwa uploadinga ibyumweru 2, ubwo ni ubushake bwanyu cyangwa ubonye nawe kubayeho wumva wavuga ubusa nk'ubwo uvuze? Wowe noneho reka nkwerurire, wangenzeho kuva kera nubwo buryarya bwawe abantu batazi barabuzi. Tuwe wangenzeho kuva kera nubwo buryarya bwawe abantu bagize bate barabuzi. Wirirwa ntumaho abantu, ibyo uvuga byose kuri nge bingeraho. Babyumvise ngo yirirwa ntumaho abantu kandi ibyo uvuga byose bingeraho. Ubwo birashoboka ko hari umuntu kuntu Philipita aganira n'abantu, yaganira n'abantu wenda yita nk'inshuti ze bagahita bicomeka Yago. Urukumva ibyo ngibyo byose birashoboka. Ubwo Yago yabivuze afite amakuru yizewe ibyo bintu, kandi nk'uko abenshi bamaze kukumenya ubu noneho urigaragaje neza byeruye, kandi urakoze gutuma rubanda bakumenya. Uburyarya bwanyu burarambiranye kandi isi ubu wumvaga kandi disi wumvaga batazakumenya. Wowe na timu yawe nta kindi nababwira uretse kubabwira ngo amahirwe masa, ariko muzafata ubusa bantu mukurikira The Choice Live. Ubwo The Choice Live nyira channel ya Philipita, murabizi imbere ko yitwaga Philipita 250, ariko bahinduye izina bwo nyine biteye n'imikorere bari bihaye cyangwa se n'umujyo bayo bihaye gukoreramo, babonye ari ngombwa kwita The Choice Live. Bahindura izina nyetu, ubwo barabataza kwimenya, ariko byagenda kose muri bubimenye. Murebe kuri iyo channel, murebe kandi munategereze igihe izamara idashyiraho content. Muzamenya uwo Nizeyimana Peter ari we, muzamenya uwo Nizeyimana Peter ari we. Abyumvise Yago yababwiye ngo abantu bakurikira The Choice Live muzarebe igihe bazamara batauploading ibiganiro, ngo muzamenya uwo Nizeyimana Peter uwo ari we. Ese uyu Nizeyimana Peter yaba ari reporting abantu? Simbizi, reka kubitindaho n'iryo zina twabonye, ntago twigeze tumenya impamvu yaryanditse aha ngaha, kereka bibaye ngombwa ko umuntu amuganiriza. Hanyuma nawe reka tumugerere mukebo atugereyemo, tumubwire ngo kuba adashyiraho ibiganiro ni ubunebwe cyangwa n'umwiryo no kumva ko adakeneye gukora. Ubugambo bwose wirirwa uvuga kuri the top shatter, ngaho waramuzamuye, ngaho waramufashije, ngaho utakunyuzeho ngo ntahagera, ngaho ndiriza, byose byangezeho nuko mba narakwihoreye ukagira ngo ndinjije, ariko burya useka neza n'useka nyuma. Byandika ijambo ryo mu Cyongereza rigira ati good luck, amahirwe masa, ngenekereje mu Kinyarwanda. Mu byo urimo
ariko cano yaba determined yagaruka ntuzigera ushyira hasi wowe mbaye mbikumenyesheje iyo yashyizeho nyinshi ejo nafungura n'iyindi kandi abarebaga ibyo nkora bakongera bakaza arangije ashyiraho udutangaro tubiri n'ubundi ataginga Philipita arongera arandika ngo komerezaho ashyiraho n'akayemoji gafite umunwa n'amaso amazuru tuno temoji tugira nuko nguko ngayo nguko ibibera muri showbiz. Turagaruka turebe ese koko yaba ari Philipita wafungishije chano ya Yago. Ntago tukiri kubyibaza kuko Yago yamaze kubyerura muri comment yasubije umuntu wita Philipita. Birashoboka ko ngo Philipita afite team nini kandi ngari yamufashije kugira ngo babe babasha gukora ibyo ibyatumye Yago ngo adakora. Philipita nawe akagira ati chano yawe Yago irahari, kura abantu mu rujijo ureke no gutuma abantu batwita abahemu. Ntago ari byiza gutuma abantu bikomwa cyangwa se bitwarwamo umwikomo n'iki n'abantu bagukurikiraga n'abafana bawe. Ubwo rero ntawuzi ukuri hagati y'abantu bombi, ntawuzi ukuri uretse zino message turi busome, nta kindi tuzi hagati yabo. Nkuko mubizi umuntu yagerageza kubabaza akamenya imva n'imvano, ariko bose nabagira ikintu atangaza. Ibyo mbikubwiye nk'umuntu bizi rwose, nta kintu badutangariza, turigumeza tubirebere ku ruhande. Gusa nanone umuntu akibaza kuva ibi bintu byatangira hagiye havugwa abantu benshi kuki nta muntu uri specification nyine ba specialije bati uyu muntu niwe nyirizina. Urukumva nubwo bavuze Philipita, ejo Philipita azavaho. Mfite amakuru ahagije anafatika anyemeza ko Yago yavuze ko ari Jado ushaka kuba yaramufungishirije chano. Ayo makuru ndayafite nubwo ntayafite ibimenyetso, ariko narayumvise. Ukongera ugaca hirya ukavuga ati ni Sabe na Irene. Ubwo abantu babikomora kuri cya kibazo Sabe na Irene begeze kugerana na Yago, bakongera bakavuga ngo ni Sabe na Irene. Jone nabonyemo n'umunyamakuru nimba ari Jarasi, sinzi ukuntu ngo bimeze. Ukumva ni ibintu birebire tu, ni ibintu birebire. Ukumva byasaba ko tuganira na Yago cyangwa se Philipita cyangwa muri abo ngabo, ariko urukumva ntago byoroshye. Ikindi abantu bakongera bakibaza tese Yago nk'umuntu wari usanzwe ukora uri aho ngaho, amacano aracyahari, basabe barahari abo ngabo, ubundi kuki atajya kumugaragaro ngasobanurira abantu ukuntu ibintu bimeze? Ibyo ngibyo abantu nabo byo bakabyibaza. Gusa nanone njye mfite link ya chano ya Yago. Murambabarira ntago ndi umutekinisiye nk'ibintu, ariko ubundi bakubwira ko iyo ugiye kuri chano yafunzwe cyangwa itakiriho, wajya kuri video yabo bakubwira ko iri determined, ariko Yago nyigiyeho bambwira ko iri private. Rero abantu bazi bino bintu bavuga ko kuba private ari umuntu ku giti cye ubihitamo, ko YouTube itaguhana ngo video zawe zibe private. Philipita rero akaba ari byo yamubwiye ati sobanurira abantu ko video zawe ziri private, nta muntu wagusibishirije YouTube channel, ureke gutuma abantu batwitwaraho umwikomo, ureke kuduteranya n'abantu. Ngayo nguko mw'abantu mwese tuzamenya ukuri bigenze bite, kuri hagati yabo ngabo bose. Abo bose nibo bafite ukuri, ariko cyane ni Yago ufite ukuri. Simbiza ashobora kuba afite ukuri kw'ibice cyangwa se nanone akanga gushyira ukuri hanze uko kuri, akagomeza babwira ibyo ngibyo n'ubundi abantu bita kababeshya, nta wamenya. Gusa ubwo dushobora kureba impamvu yababeshya, nimba abeshya koko nge ntabyo mpagazeho ngo yababeshya, ariko numva abantu babivuga nyine ngo ari abeshya abanyarwanda. Ntago ninzi inyungu zaba zirimo hagati aho ngaho kugira ngo ababeshye, ariko ubwo ngubwo nyine ubivuga nkuko nabibabwiye, nubwo abo bose nyine batapfa kwemera ko tubiganira ibyo bintu, ariko ubivuga wenda abafite impamvu avuga ko abeshya abanyarwanda cyangwa abeshya abantu. Iyi nkuru tuzakomeza kugenda tuyibakurikiranira tumenye ukuntu bimeze nuko bizarangira, uko byagenda kose, ariko bizarangira neza
nta kibazo. Tuzagerageza no kugira ngo tubahereze inkuru zifite gihamya, tuzagerageza nibikunda tuganire n'abo bantu bireba cyangwa se n'abo bantu bagiranye ibibazo, niba zaba babikunda. Ariko nkuko nabibabwiye ubu ngubu ndakeka ibyumweru bigiye gushira hafi 2 niba atari 3 yagadakora. Hari amacano menshi cyakora ashobora kubaganira n'abantu ku giti cyabo. Ndi kubona nka Barine Gahongayire bavuga ko ngo yababwiye ibintu bikomeye cyangwa bitangaje, yabahishuriye ngo bamusenye cano, ariko ntago arajya kumugaragara ngo abivuge. Ubwo rero umunsi azaba yabivuze tuzabimenya. No guca amarenga ku ma social media tukibaza intambara zo muri social media zizarangizwa n'iki, zizarangira ryari? Zizarangizwa n'iki? Aba YouTuber ntago muri guterwa ngo munitere. Ni ikibazo nanimbabajije, ariko uko byagenda kose nyine ugomba kumenya ko iki kibuga turimo tugomba kukiramo twese. Nushaka kukiramo wenyine ntago bizagukundira, na amashyari nyine muzajya mwumva. Reka twizere ko Yago minsi iri imbere azagaruka ku ruhando mundi rw'aba YouTubers na Philipita ngo bamuhannye ibyumweru 2, ariko Philipita nta muntu yari yabibwira, ariko ubwo ngubwo yagafite uko yabimenye, kuko aramubwiye uti nawe baguhannye ibyumweru 2. Sinzareba yuko ubwo munebwe wanshinjaga cyangwa se ngo uko kwanga gukora ngo umwiryo, nzareba ko nawe ibyo byumweru 2 uzaba uri mu mwiryo. Ubwo ngubwo yabimubwiraga, kuko Philipita ashobora kuba amubwira ngo kuba utari gukora wenda no mwiryo cyangwa se n'ibiki. Ubwo rukumva nyine ugenekereje ibyo nabasomeye, nibidukundira turaza kugenda tubibereka kuri screen zanyu mubibone, ugenekereje ibyo nabasomeye n'ibyo wabihuza n'ibyo Philipita yavugaga kuri Yago, rukumva ugerekereje ibyo yamusubije. Reka nizere ko mukomeje kumera neza bakurikiye BigTown TV. Reka ngusabe kukomeza gukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi umunsi ku munsi nizaze gucika. Ciao turi kumwe kabisa.